Mvika Imana iri kumbwira wa muntu we, iri kumbwira ngo ya mafaranga uvuye kuyiba, ariko ikambwira ngo nkubwire ngo nushaka uyasubizeyo ntacyo yakumarira. Ikambwira ngo nkubwire ngo ayo mafaranga yasubize nyirayo nubwo ari menshi, ndi kubona ari miliyoni imwe n'igice. Ikambwira ngo yasubize nyirayo, maze urebye Imana igukorera. Ikambwira ngo nkubwire ngo mbese Imana ko yavuganye nawe. Ikambwira ngo nkubwire ngo ko yavuganye nawe, ko yavuganye nawe. Niki kiguteye kurambirwa, ngurambiye imvugo y'Imana wisemo gufata amafaranga y'abandi. Ariko irambwiye ngo nkubwire ngo yasubizeho, maze urebe umugisha Uwiteka Imana ikuremeye akakanya, maze urebe Imana ihindura mu buzima bwawe. Kuko Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo igeze mu ruhande rwawe wiswe Imana. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo ibintu byawe dore babitereye hanze. Ariko ijwi ry'Uwiteka Imana arinje rirambwiye ngo nkubwire ngo nubwo usebye hagati aho hantu, nubwo usebye muri rubanda, iri kumbwira ngo nkubwire ngo ni Imana ikura igisuzuguriro igahagurutsa ku ntebe igisuzuguriro, ije kugutabara no kukurengera. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo bitarenze ukwezi kwa 8 Imana iraje guhereza inzu. Niko Imana imbwiye. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo hari agaciro uburi hagati muri bene wanyu, hari agaciro bene wanyu bakwimye. Irambwiye ngo nkubwire ngo ni Imana itanga icyerekezo kandi ni Imana itanga agaciro. Niko Imana iri kumbwira. Nkubwira iki Imana iri kumbwira uryamye. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo umaze igihe kuryamye kuri ako karago. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo nubwo warwaye iyo ndwara, nubwo wabuze amafaranga yo kuja kwivuza. Ikambwira ngo nkubwire ngo humura ntago iyo ndwara urwara yo kukwica. Humura iyo ndwara urwaye ntago ari yo kukwica. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Niko Imana imbwiye. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show amerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Hayo mahanga mwumva ikinyarwanda, ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira, tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukurikiye Concorde TV show ugakanda kuri subscribe, ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije yuko nta mpamvu yo kubicisha irungu, ahubwo ngomba gushaka abakozi b'Imana tukiganirira imbaraga z'Imana, tukibutsa abantu yuko Imana yacu itajibeshya, yuko Imana yacu isezeranye igasohoza, yuko Imana yacu ivuga, kuko ntabwo yasezeranya itavuga. Elize, yes, ikiragi cyatanga amasezerano. Ikiragi Imana yatituma kivuga. Oya ni urugero nyine mu gihe oya ntago bishoboka. Vango rero Imana yacu kubivuga niyo mpamvu itanga amasezerano. Iravuga ikanakora. Yego. Iravuga igakora, irareba, iragenda, byose. Yego. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Turi kumwe na Niyirera Elize, niwe mutumirwa uyu munsi. Reka tumusabe abanze dusengere kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Mana yacu ushoboye byose, uri data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo nkweretse data uyu mwanya tugiye kumara hano hantu. Data uyoborwe nawe, witeka mutanga bugingo, twemere data agakiza kawe kandi utwemerere neza yawe data ibidusesekareho mu izina rya Yesu Kristo. Data nkweretse abababaye, nkweretse abarushe, nkweretse abari mu nzu y'imbeho, data nkweretse abafite ibibazo bitandukanye. Witeka mutanga bugingo, hari uko wabigenza data. Wageze kwa Paulo na Sila, data imiryango ya gereza irafunguka. Witeka mutanga bugingo, natwe hari byafunzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze rero data, reka iki kiganiro kigira abo kibohora, kandi nyemera mwuka wera wawe data aganze mwa kino kiganiro. Kandi Witeka Imana ndakwinginze twemere data muri aka kanya tubohorwe nawe, kandi utwemerere neza n'agakiza kawe byitamure mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware. Witeka nyiribihe, witeka uri data mwiza, turakwinginze rero duhamagaye abamarayika bawe baze data muri iki kiganiro. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo hari 2 cyangwa 3 ngo nzuruka mbane nabo. Data Witeka natwe turakuraritse rero ngo ino bane natwe mwa kino kiganiro. Data tuyoborwe nawe mu izina rya Yesu. Cyo twamaganye ni imyuka mibi, imyuka y'abarozi, imyuka y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Turaguhamagaye kandi turakuraritse, urakoze kubyumvisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Elize, wigeze usengera mu butayu? Of course, darasenge. Hari kumanywa, hari nijoro. Nago nakwibuka ngo nijyari, ariko ibihe byose uzi mu minsi ya muntu nasengeye mu butayu. Ndakubajije hari nijoro, hari kumanywa? Kumanywa, yaba nijoro. Ujye uhasengera. Nakaye kamaro ko gusengera mu butayu? Akamaro ko gusengera mu butayu na Yesu ubwe
yageraga igihe akavuga ati ngiye ku musozi gusenga, yego, akitarura abantu, akajya ahiherereye akavugana n'Imana. Gusengera mu butayu bituma uvugana n'Imana, kandi bigatuma ubohoka. Je nuko mbyumva, kandi ugahurirayo n'abandi muhuje ikibazo, muhuje kwemera, mugasenga, mugamagara Imana. Yego, niko kamaro ko gusengera mu butayu. kandi uba wavuze ngo ugiye kwiherera ahatari abantu. Ahatari abantu, iyo turi muri Kristo Yesu tuba turumwe. Niyo twaba igihumbi dupfa kuba duhuje Mwuka Wera. Yego, tuba turumwe. Ugereranyije haba mu butayu, amasezerano wowe ubwawe waherewe mu butayu nayo waherewe mu rusengero rusanzwe cyangwa iwawe mu rugo, ubona asohora vuba ari ayahe? Imana rero kubera ko ikora ishatse, hari igisoza mu butayu cyangwa igasoza ayo waherewe iwawe mu cyumba, yego, cyangwa se waherewe mu rusengero. Imana isoza uko bishaka, yego, mbese ikora uko ishaka. Yego, uri umuhanuzi, yes. Ubyakira ute iyo umuntu akubwiye ati ibyo wampanuriye byarasohoye? Biranshimisha cyane, nkumva ko Imana ikomeye, kandi nkashimira Imana yantoranyije kuba umukozi wayo, kandi kancisha mu butumwa bwayo. Kuko impamvu nkubwiye ibyo mu kanya, njya numviriza, hari umukozi w'Imana turi kumwe hano yitwa Jose, mwarasenganye, numvise ari byo ari kukubwira ngo wa muntu ngo wahanuriye ngo byarasohoye. Ntabwo ari we gusa, ni benshi gusa. Imana yidutoranya, ikadutoranya nk'abakozi b'Imana, nibize impamvu, kuko itareba nk'abantu, iravuga ati mwarabanye ngo umugisha nkugize umuhanuzi. Hari n'abihereza impano yo kuririmba rwose, hari abihereza impano yo guhugura abandi, impano zigiye zitandukanye. Yego, impano zigiye zitandukanye, buri imwe Imana yamuhaye impano ngo ayikoreshe. Yego, iyo umuntu aguhamagara akakubwira ati ibyo wampanuriye byarasohoye, hari story twaza dutera mu kanya. Yego, yidusangize. Umuntu naramuhanuriye mwera minsi, yarambwiye ati mukozi w'Imana, hari umurima nshaka kugura ariko nta mafaranga. Yego, ndamubwira ati hagarara mu kwizera, genda usorome ibibabi. Yego, ariko bari barimo bamubuhamya ko byabaye, kandi bari gushima umurima yarawubonye n'amafaranga yarayabonye. Bitubwire neza, uvuze gusoroma ibibabi, yarabisoromye ngo bishushanye iki? Ibibabi yabisoromye kugira bishushanye amafaranga. Nakubwiye ngo kwizera, ijambo kwizera, kwizera kurarema. Yego, abakristo tutizera, haleluya, amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwizera ibitagaragara, haleluya, amen. Ibitagaragara, hahirwa uwizera ko Imana iri mu ijuru kandi ishoboye byose. Yego, haleluya, amen. Isaro wabwira ngo nyereka Imana ko twizeye ko iri mu ijuru kandi twizeye ko ishoboye byose. Rero iyo Mana yatwizeye, naramubwiye ati fata ibibabi ubisorome, ibi bibabi turabyatura nk'amafaranga. Yego, kuko biraba. Yego, umurima arawufite n'amafaranga yarabonye. Yego, Imana ishimwe. Ntabwo ari byo nirata, ahubwo ndashimira Imana yankoreye muri njye. Yego, ni byinshi, aho twasengeye barwaye mu bitaro barakira, aho twasengeye bari bihebye, aho mfite n'impano yo kukugira inama, ukaza ukambwira ikibazo, bakubwira ati kaguhumuriza umutima. Buriya nayo ni impano, ntabwo ari buri muntu wese watanga inama. Turi hano i Musanze, ni naho utuye. Imana iguhaye ubutumwa ngo genda muri gare ya Musanze, ufate Ransevo, uyizi? Uhita uvuga ngo Imana irambwiye ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi, wakwemera? Icyambere, Imana iyo iguhaye ubwo butumwa, urabwira ati Imana nyereka inzira yo nzanyuramo. Yego, kuko Imana ijya guhagurutsa Mose yagize kugira ute? Gushidikanya. Aravuga ati se Imana yari mutumye ahantu mu bwami bukomeye, kandi ubwami bukomeye Mose yari yaravuyeyo, yishe umuntu. Yego, amutabye ngo mu musenyi. Tujye turasoma ijambo ry'Imana. Imana iramubwira ngo ufite iki mu ntoki? Mose arayisubiza ati mfite inkoni. Yego, hehe mu ntoki? Buriya Imana yari kumubwira ati icyo ufite mu ntoki ni ngutware. Nanjye nayibaza nti Imana mpereza icyo kuvugira hariya kuri Ransevo. Yego, hariya muri gare mpereza icyo kuhavugira. Nuko nayibwira. Yego, yamara kunyereka inzira uko nzabigenza, hagenda.
kuko imana ntago igibesha kandi imana ikigiye gukora ikora ikintu cyitwa bandebereho yego kuko igikora nk'imana nyine none si imana yaje gukora ikintu nk'umwana w'umuntu niba yashimye ko nja muri gare gutanga ubutumwa niba yamumaye koko bugeneye iragare ngomba kujyayo ariko nkagenda ndishwa neza ko ari imana yambwiye ko navuganye nayo twavuganye nagenda yego umva ngo wabanza wasaba ikimenyetso ukamenya ko ariyo ikubwiye ikakubwira n'uburyo uzabigenza mbere yuko imbwira ibanza no gutanga ibimenyetso yego idatanze ibimenyetso ntago yaba ari imana uyisabye ikimenyetso sikakikwima ntago imana ijya imana ibimenyetso Didiyoni yayisabye ikimenyetso yego arayibwira ati imana nibuca ahantu hadatose ndamenya ko ari we yego niko byagenze ni hato amenya ko ari iki ari imana yarayisabye iki ikimenyetso uwo ndi Gidiyoni wowe hari iby'Imana yigeze kubwira yayisabye ikimenyetso yego twumvise ibya Mose twumvise n'ibya Gidiyoni kandi ntibakiriho ubu ndi kuganirana n'iyirera Elise wowe hari ubuhanuzi Imana yaguhaye warangiza kumva ubwo ukuntu buteye ubwoba ukayisaba ikimenyetso ikakiguha ese niba byarabaye byari bimeze bite dusangize iyo story ubuhanuzi Imana yaba yaramaye nkayisaba ikimenyetso buteye ubwoba nishaze kuvuga yego ukakesha ubwiza ntabwo nta kimenyetso mujya musaba nyine uyisaba ikimenyetso kubwo nawe uri kumva uri gushidikanyaho kuvuga ati si ibi bintu koko birashoboka buriya iyo wamaze kwizera nta gushidikanya kandi iyo uzi uwo mukorana iyo uzi Imana ukorera iyo ikubwiye ati haguruka ugende urahaguruka ukagenda uko ibikubwiye nyine nshaka urugero ntabwo iyo story igeze kubaho wowe n'iyirera Elise wari gutanga ingero z'abasabye ibimenyetso kandi Imana irabitanga twe twabonye Gidiyoni twe twabonye na Mose hari n'abandi none ndi kugira ni wowe umbwire icyo Imana yakubwiye ariko nawe ukumva uri gutinya ukavuga uti Imana kugira ngo menye ko ari wowe mpikimenyetso ukanagisaba Imana ikakiguha ndi uganga dusangize ibimenyetso nyamisaba kenshi hari gihe wenda mba ni nko gusenga najya guhura n'umuntu Imana ikambwira ngo uriya muntu mubwire gutya na gutya gutya na gutya nkamubwira ati Imana uriya muntu naza kunsohoza icyo kiraba kibaye iki ikimenyetso ibyo bijya biba kenshi asaba ikimenyetso nk'icyo nkabona muntu arizanye ararombereshe mu bandi araje agize ute aransohokiye nkahita mubwira ibyo Imana iri kumbwira akenshi ntabwo Imana ijya inenga yego ariko kuvugira muri rusange ndi kugira ngo umpe mbese ushaka nk'ikimenyetso yego tangible example ubushize niko twavuze tangible example uko uja guhanurira ibihugu se wowe nyine ni ibyakubaye ko ntabwo ari byo kuvuga ngo biramutse bikubayeho ndaguha urugero sibyo ubu turi kuganira gutya iyi kamera mfite uri kuyibona sibyo ubu ukumva Imana irakubwiye ngo mbwira ko ngiye kubona kamera nk'iyo kwa RBA sibyo zirahenze cyane noneho ni urugero wareba ayo mafaranga wabitekereza nawe ukuri kundeba kandi koko ibi bintu konkuride mbimubwire ni Imana ndi kugira ngo umpe ikimenyetso none ikimenyetso cyaboneka ukambwira ikimenyetso usabye nuko Imana ikiguha nyende uganga umpe iyo nkuru yakubayeho neza wowe ubwawe umbwira uti nari mbonye umuntu Imana imbwiye ngo mubwire ibi saba ikimenyetso kimeze gutya irakimpa ndabimubwira bigenda gutya ureke kumbwira muri rusange njyewe nari mbona akereka nkubwire nakumvise rwose byiza cyane yego njyewe uduhereye kuri uwo muntu iyo story uwo muntu twaze tuvuga njyewe uwo muntu naramubwiye Imana mpe ikimenyetso nimubaza ko ashaka umurimo avuge ko ashaka umurimo yes bimubaje aravuga ngarawushaka ariko akaba yarabuze iki amafaranga yo kuwugura yego yarabuze amafaranga yo kuwugura amaze kubura amafaranga yo kuwugura mubajije ikimenyetso arambwira ati umurima ndawushaka ariko amafaranga ntayo ndamubwira ati soroma yego uhagaze mu kugira ute mu kwizera mw'iryo teraniro nanone kuko nari nyoboye teraniro rinini muri iryo teraniro harimo umuhungu nanone Imana nanone inyereka
afite diplome ariko nta kazi. Yego. Ndamubwira nsaba Imana ikimenyetso. Ndayibwira ati Imana, uyu muntu afite urupapuro rudafite iki, rudafite agaciro. Yego. Nyisaba ikimenyetso. Ndavuga ni Uwiteka Imana, uyu muntu yarize cyangwa niyize? Waje ni warize? Aravuga ati narize. Yego. Cyo kiba ikimenyetso. Namaze se ufite akazi? Ati nta. Cyo kikaba ikimenyetso. Ibimenyetso tugenda duhora nabyo. Buri iyo uri umuhanuzi wanyawe ujya ubona ibimenyetso buri munsi, kuko ntago wakwikora ngo uje kuhabwira umuntu utasabye ibimenyetso. Yego. Ndanyuzwe none. Uranyuzwe. Barishimye. Undi njyewe nkunda ibimenyetso nk'urukiko. Kandi niba wicaye hano ukavuga ngo uri umuhanuzi, nta muntu urahanura ngo bisohore, sibyo? Waza ukavuga uti ngenda cyari mu gishyitsi, sibyo? Ndi kwitegura kuba iki? Umuhanuzi, sibyo? None iyo wahanuye kandi hano turi kuganira nk'umuhanuzi, ni ngombwa ngo uvuge niba hari abahanuriye bigasohora rwose. Barahari benshi. Barahari abo nasengeye bari kundeba. Yego. Nuko kuntu ko gusaba ikimenyetso. Ariko mama ufite urugamba n'ukuri. Ni urugamba ariko ugomba kwitanga nk'umukozi w'Imana. Uzi kubona ibyo abandi batari kubona? Niko biba bimeze. Kubona ibyo abandi batari kubona aba ari urugamba rukomeye. Nakubwiye ngo ni impano, ntabwo ari bya buri wese. Cyane pe. Subundi izo mpano wazihaye wari warazisabye cyabyara kugwiririye? Nge impano. Ngewe ubundi na nsenga namaze imyaka 10. Hasize imyaka 2 ntagiye guhanura. Yego. Ubundi nabonaga amahirwe y'abantu, nkabona ubuhanuzi bw'abantu, ariko nyine nkagira mishidikanya muri ngewe. Yego. Wabyumvise? Nkagira mishidikanya muri ngewe, ariko nyuma ntangira kugenda asaba ibimenyetso, nkabona nibyo. Yego. Imana none iraninyura kambwira ati mubwire, nkamubwira ejo bigasora. Haba ari umurwayi urwaye namusengera akijo nkumva arashimye, avuga ati ubwo Yesu ashimwe. Ubwo Imana nyine igenda ikura. Yego. Naho undi ntago bipfa guhita bivumbuka ngo bize ngo hari urugendo. Katujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana nabazaniye riri kutwereka kuntu abantu baha Uwiteka ari abanyamahirwe. Haleluya. Amen. Kubaha Uwiteka hari abantu bazi ngo gukizwa nta mumaro bifite. Abandi bazi ko gukizwa mbese ari uguta umwanya. Kandi bamwe bazi ko gusenga ari uguta igihe. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko gukizwa bigira umugisha kuri weho no ku mwana uzabyara. Kandi bikarenga bikagera no kubuzukuru. Nikimana itubwira mu ijambo ryayo. Haleluya. Tudatinze cyane reka dusome muri Zaburi ya mbere. Tuyisome yose. Niturangiza turasoma n'izindi Zaburi zigiye zibyerekana umugisha w'abantu bakijijwe. Yego rwose. Haleluya. Amen. Hari abazi ko gusenga twataye umutwe. Hari abazi ko gusenga bitagira umumaro. Hari abazi ko gusenga, haleluya, ari ibyo abantu bavuze ibyo bakora rata. Haleluya. Ariko ndagira ngo ngutangarize kandi nkwereke impamvu kandi n'intego yo gukizwa, ko gukizwa bifite umumaro kuri nyirabyo. Haleluya. Tudatinze cyane reka dusome muri Zaburi ya mbere. Haranditswe ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Urashaka kugira Imana iguhereza umugisha, urashaka kugira Imana igere mu byawe, urashaka kugira ngo icyo ukoze cyose kikubere cyiza. Haleluya. Uyu niwo mugisha uruta yindi. Uzi Imana iramutse ivuze ngo icyo ugiye gukora cyose kirakubera cyiza muri uku kwezi, cyangwa kirakubera cyiza muri iki cyumweru, nta mugisha waba urutongo. Uzi ibintu wageraho. Haleluya. Mwizere Imana kugira ngo muheshe abana abantu umugisha. Mwizere Imana kugira ngo namwe muzaragwe ijuru. Haleluya. Gusenga rero bifite agaciro, kandi gusenga ni
iby'imbaraga kubikora. Haleluya. Na Yesu ubwo ari umwana w'Imana yajyaga yiherera akajya ku musozi agasenga akavuga ati Uwiteka mwami Imana, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Nawe rero hari ibikombe Imana ishaka kukurenza ariko ukabura umwanya wo gusenga. Ndagira ngo ngutangarize ngo senga, hari icyo Imana irakora mu buzima bwawe, kandi wongere gukizwa, kandi wongere agakiza, maze urebe ibyo Uwiteka Imana iguha. Ijambo twasomaga ryo muri Zaburi ya mbere riratubwira ngo uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Kandi ngazamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo ntacyo azabura. Haleluya. Gusenga bifite imbaraga, kandi gusenga bifite inyungu ku mukiranutsi. Amina. Kera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mbega umugisha uhambaye. Icyo ukoze cyose kikubereye cyiza. Waba ufite umugisha uhambaye, nta cyakwitambika imbere. Amadeni ntago wafata inguzanyo ngo ejo bundi ngo twumve bagutereje cyamunara, kandi icyo ugomba gukora cyose kigomba kubera cyiza. Haleluya. Dukure Satani mu buzima bwacu, dukure icyaha mu buzima bwacu, maze twimike Kristo, maze turebe ko icyo turakora cyose kitatubera cyiza. Haleluya. Iri ni isezerano ry'abantu bayubaha, kandi rikaba isezerano ry'abantu bayikorera. Iri ntabwo ari isezerano rya buri muntu wese, ni abantu bayubaha, ni abantu bayikorera. Uri Uwiteka ushoboye byose. Haleluya. Kera imbuto zacyo ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamumera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Haleluya. Isezerano ry'ababi ryo niryo ngo bazatsindwa ku munsi w'amateka. Haleluya. Isuzume nanjye nisuzume. Ese ku munsi w'amateka ntuzatsindwa? Ese ku munsi w'amateka uzahagarara ushikamye? Ese ku munsi w'amateka uzabana n'Imana cyangwa uzayihunga? Inyamaswa, abantu ngo bazirukire inyamaswa bavuge ngo zibarye, ariko inyamaswa zizavuga ngo nabo twariye twabuze iyo tubaruka. Haleluya. Imana yacu ishimwe, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo igeze mu byawe yiswe Imana. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo igeze mu byawe hari ibyihinduye. Ikambwira ngo nkubwire ngo uri kumvira ijambo, hari impinduka izanye mu buzima bwawe. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo wowe ufite inda y'indaro, wabuze iyo wakwerekeza, urifuza kubibwira iwanyu ariko wabuze amajyo n'amaza. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo wakoze icyaha, nibyo pfukama ko karaguyisenge maze usabe imbabazi. Imana hari kije gukora mu buzima bwawe. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo maze kumvira ijambo hari ibyo Imana igiye guhindura muri weho. Ikambwira ngo nkubwire ngo udatusha ngo uyikuyemo, kuko n'uyikuramo urahita uhwana nayo. Niko Imana iri kumbwira. Haleluya. Ubwo byari bije, ubwo n'ubuhanuzi bwari bumanutse kuri uwo muntu. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Reka dukomeze twisomera amasezerano y'umuntu ubaha Uwiteka, kandi dukomeze n'amasezerano y'umuntu ukorera Imana. Haleluya. Rata ngo hari umusaza ngo yari yarashaje, ngo imvi zarabaye uruyenzi, maze ngo aravuga ati ngo dore arashaje, ngo imvi zabaye uruyenzi, ngo ariko ntarabona ngo umwana w'umukiranutsi agira atembwe ngasabiriza, cyangwa ngo umukiranutsi arekwa. Haleluya. Mbese urashaka kutarekwa? Urashaka ko Imana igira aho kugeza kiranuka kandi neza, maze ureba agakiza Uwiteka Imana ikuzanira uyu munsi. Haleluya. Reka dusome Zaburi ya 15. Zaburi ya 15. Turacyari ku masezerano y'abantu bubaha Uwiteka. Haleluya. Turacyareba ibituma dusenga, turacyareba impamvu iduhagurutsa, kandi turacyareba ibituma dusenga, turacyareba impamvu iduhagurutsa amanywa n'ijoro tukaja kuyambaza. Haleluya. Reka dusome Zaburi ya 15 tudasinze cyane. Haranditse ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Haleluya. Ninde uzatura mu matente yo mu ijoro? Ndagira ngo ngutangarize mu ijoro hazaba hari amatente muri bwa bukwe. Ninde uzatura mu ihema ryawe? Ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Haleluya. Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga uko biri nk'uko biri mu mutima we. Haleluya. Uwo ni uzaguma mu ihema ry'Uwiteka Imana, kandi ni uzatura ku misozi ye yera.
Haleluya. Hano umusozi uri kuvuga muri Bibiliya ntago ari imisozi isanzwe, ntago ari Kanyarira, ntago ari Kizabonwa. Haleluya. Ahubwo ni umusozi wo mwijuru. Mwijuru niho hari imisozi yera. Uwiteka Imana nugendera mu bitunganye n'uzatura ku musozi wawe wera. Nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshesha abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we. Haleluya. Uwo niwe uzatura ku musozi wera, kandi niwe uzaguma mu ihema ry'Uwiteka Imana. Ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugira nabi ntiyivuguruza, ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero. Haleluya. Icyo Uwiteka yarahiriye niyo cyamugira nabi. Haleluya. Ntazivuguruza. Mu yandi magambo, nimba hari ikintu Imana yavuganye nawe, ntabwo izivuguruza ku ijambo yavuganye nawe, niyo cyamugira nabi. Upfa kubusenga, upfa kuba haleluya wezwa by'ukuri, upfa kuba wizera Imana ko ishoboye byose mu buzima bwawe, upfa kuba wemeye ko Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kari we mucunguzi wawe. Haleluya. Icyo Imana yarahiriye niyo cyagirira nabi, no kugikora izagikora. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza syo ntazanyeganyezwa. Haleluya. Urashaka rata kubukomeye mu buzima bwawe, urashaka gukomera, urashaka kuba indahangarwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uwo muntu ntazanyeganyezwa, ngo uwo muntu azaba umuntu ukomeye, ngo uwo muntu azaba igikomerezwa. Haleluya. Ubaha Imana cyane kandi uyizere, maze utegereze ibyo Imana ikora mu buzima bwawe. Haleluya. Kuba Uwiteka rero nibwo bwenge, kandi kuva mu byaniko kujijuka. Imana ibagiriye neza, kandi Imana ibahana inama. Haleluya. Uwiteka Imana abashoboze. Turacyari ku masezerano yawe, nubaha Uwiteka. Haleluya. Twihuse cyane tudatinze, reka turebe Zaburi 128 nayo tuyirebe, tukomeze n'amasezerano y'abantu bubaha Uwiteka. Haleluya. Hahirwa ubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Hahirwa umuntu ubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Haleluya. Uwiteka ntareba ku buranga. Haleluya. Itike ni ukuyubaha kandi ukagendera mu nzira ze. Haleluya. Yubahe ugendere mu nzira ze, maze urebe ibyo akora mu buzima bwawe, kandi yubahe cyane, maze nayo urebe ko itazabana nawe. None se reka mbabwire, iyo umuntu mutari inshuti, mwaba muhuriye kuki? Shaka ubusabane n'Imana, maze urebe ibyo ikora mu buzima bwawe. Izina ryo rihabwa icyubahiro, kandi izina ryo rihimbazwe. Ku murongo wa 2 hakavuga ngo kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Haleluya. Iri ni isezerano ry'abantu bayubaha. Komeza uyubahe kandi uyikorere, maze urebe ihindura mu buzima bwawe. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo gukizwa cyangwa gusenga ntago ari uguta umwanya. Gukizwa cyangwa gusenga bifite inyungu kuri weho no kubawe no kubazagukomokaho. Haleluya. Ijambo Zaburi iratubwiye ngo uwo muntu azaba, haleluya, ngo abana be bazaba nk'uduti twa elayo. Imana izamuha abana beza cyane. Haleluya. Ngo bagusa ameza yawe. Haleluya. Bishatse kuvuga mu yandi magambo ngo ntago bazicwa n'inzara, umuntu wa Uwiteka. Mugiye kumbaza muti se umukozi w'Imana, kubera iki abakristo benshi usanga aribo babakene? Haleluya. Abo ntago ari abakristo. Haleluya. Kizwa neza, itoze kwezwa buri munsi, maze urebe agakiza Uwiteka kuzanira. Haleluya. Gusenga bifite inyungu, kandi gusenga bifite umumaro ku mukiranutsi, yaba kuri we no ku bana be no kubazamukomokaho. Uwiteka atanga umugisha kandi akakugira umugisha, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mbabwire ngo Uwiteka yakugize umugisha, akuhindura umugisha rata, aguhindura umugisha, ugahesha umugisha nawe abandi. Haleluya. Uko ni ko umuntu ubaha Uwiteka azahirwa. Hepfo akagomeza akambwira ngo uwo muntu, haleluya, ngazabona no kubuzukuru be. Turacyari muri Zaburi 128. Uwiteka bishimire, kandi izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana igere mu byanyu, ihindure ibyanze guhinduka. Imana ishoboye byose, kandi Imana yahindura ibyanze guhinduka mu buzima bwawe. Wofata umwanzuro, uyubahe kandi uyikorere, maze urebe ikora mu ruhande rwawe. Haleluya. Imana yacu ishimwe, kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Uwiteka Imana yitwa Uwiteka, niryo zina ryayo.
buriya kuba yitwa Uwiteka bivuze ko izahoraho rata. Ntago ari uyu munsi gusa, ni ejo na ejo bundi. Haleluya. Imana yakoraga kera, Imana yaba Daniyeli, Imana yaba Isaka, haleluya, Imana yaba Isiraheli, niyo Mana yacu. Kandi iyo ikorera nayo ntago ikugendana. Nta wayikoreye uzikorera amaboko, kandi nta wayikoreye izagenda mideni. Haleluya. Upfa kuba utarabivanze neza, upfa kuba warayikoreye neza. Haleluya, haleluya. Twitoze buri munsi. Ndabizi ntago byoroshe. Abadive bo bafite igitabo cyitwa intambara ikomeye. Haleluya. Gukizwa ni intambara ikomeye. Ariko niba bikunaniye, hamagara Mwuka Wera kurwanirire, kandi Mwuka Wera gufashe, kandi Mwuka Wera agere mu byawe. Haleluya. Mwuka Wera ni ugushoboza urugendo rwo kwizera. Mwuka Wera ni ubana nawe akakwereka inzira, kandi Mwuka Wera niwe muyobozi mu by'uru rugendo, kuko umuntu bwe ntago yakwiyobora. Kuko Yesu ajya kugenda yaravuze ngo nta uzajya kwa Data atamujyanye, ngo niwe kandi inzira n'ukuri n'ubugingo. Rero mwizere akubera inzira n'ukuri n'ubugingo, kugira ngo uzagabane mu ijuru, kugira ngo uzagabane umugisha wo kujya mu ijuru. Kandi tukiri no mu isi, Imana yatubwiye ko izatwongerera, ariko twamanje gukizwa. Haleluya. Imana yacu rero irashoboye, kandi tuyizere buri munsi, maze turebye ihindura mu buzima bwacu. Haleluya. Umvika Imana iri kumbwira wa muntu we, iri kumbwira ngo ya mafaranga uvuye kuyiba, ariko ikambwira ngo nkubwire ngo nushaka uyasubizeyo ntacyo yakumarira. Ikambwira ngo nkubwire ngo ayo mafaranga yasubize nyirayo, nubwo ari menshi, ndikubona ari 1.5 miliyoni. Ikambwira ngo yasubize nyirayo, maze urebye Imana igukorera. Ikambwira ngo nkubwire ngo mbese Imana ko yavuganye nawe. Ikambwira ngo nkubwire ngo ko yavuganye nawe, niki kiguteye kurambirwa, gurambiye imvugo y'Imana, wisemo gufata amafaranga y'abandi. Ariko irambwiye ngo nkubwire ngo yasubizeho, maze urebe umugisha Uwiteka Imana ikuremeye akakanya, maze urebe Imana ihindura mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Turacyari ku masezerano y'abantu baho Uwiteka, turacyari ku masezerano y'abantu bayikorera, turacyari ku masezerano y'abantu banahambye kugakiza ku Uwiteka Imana, turacyari ku masezerano y'abantu. Haleluya. Ijoro ayo niyo masezerano twavugaga. Niba utari muri abo, aya mugabane ntago uzawugabanaho. Haleluya. Imana yacu ishimwe, kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Haleluya. Twemerere Mwuka Wera, twemerere ugere mu bantu bawe, ubahindure, iyi mitima yinangire uyifate. Haleluya. Ubigisha ijambo ryawe, kandi ubereke ko ari wo muyobozi, ubereke ko ari wo mwami w'igikundiro, ubereke ko ari wo Mana ishobora byose. Haleluya. Imana yacu ishimwe, kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Umvuka Imana iri kumbwira, Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo igeze mu ruhande rwawe wiswe Imana. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo ibintu byawe dore babitereye hanze. Ariko ijwi ry'Uwiteka Imana rinje rirambwiye ngo nkubwire ngo nubwo usebye hagati aho hantu, nubwo usebye muri rubanda, iri kumbwira ngo nkubwire ngo ni Imana ikura igisuzuguriro, igahagurutsa ku ntebe y'igisuzuguriro, ije kugutabara no kukurengera. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo bitarenze ukwezi kwa munani, Imana iraje guhereza inzu. Niko Imana imbwiye. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo hari agaciro buri hagati muri bene wanyu, hari agaciro bene wanyu bakwimye. Irambwiye ngo nkubwire ngo ni Imana itanga icyerekezo, kandi ni Imana itanga agaciro. Niko Imana iri kumbwira. Irambwiye ngo nkubwire ngo igeze mu byawe. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo irambiwe igihe cy'agasuzuguriro. Irambwiye ngo nkubwire ngo imyaka 15 ku gasuzuguro maze igihe. Irambwiye ngo nkubwire ngo igukuyeho. Irambwiye ngo nkubwire mu ivumuye amaboko yawe, hari icyo ikoze mu ruhande rwawe, iguhaye umugisha. Kandi irambwiye ngo nkubwire ngo ikuzaniye abaterankunga. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo iguhanaguye ayo marira. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo umaze guseba cyane. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo nubwo wasebye, ni Imana ihindura ibihe, kandi igahindura amateka mu buzima bwawe. Hari ikije gukora rero, ubwo namena. Haleluya, haleluya. Turacyari ku masezerano y'abantu bayikorera, turacyari ku masezerano y'abantu bayubaha, ku masezerano abantu beza b'Imana, turacyari ku masezerano y'abantu bayubaha. Oya, nta wayikoreye uzikorera amaboko, kandi nta wayikoreye. Haleluya. Abana be ngo bicwe n'inzara, abana be ngo babura icyo barya, abana be ngo basekwe, ngo bahangwe, ngo babura icyo bambara. Haleluya. Niba dukorera Imana ishobora byose, niko yitwa
ishobora byose, yitwa rubasha, yitwa gitare cy'amahanga, yitwa Imana ihindura ibihe. Haleluya. Imana rero yacu ishimwe. Niba dukorera umwami umeze utyo, niba dukoreye umwami uruta ab'isi, niba dukorera umwami w'amahanga aruta Amerika, aruta haleluya. Ndagira ngo ngutangarize umwami dukorera ni wowe waremye Amerika, arema Roma, arema Abaroma, haleluya, arema ibihugu bitandukanye, arema abakomeye, haleluya, hejuru y'ibikomeye, haleluya. Niki kibateye ubwoba? Umva nkubwira iki Imana iri kumbwira uryamye, iri kumbwira ngo nkubwire ngo umaze igihe kuryamye kuri ako karago, iri kumbwira ngo nkubwire ngo nubwo warwaye iyo ndwara, nubwo wabuze amafaranga yo kuja kwivuza, ikambwira ngo nkubwire ngo humura, humura, ntago iyo ndwara urwara yo kukwica, humura, iyo ndwara urwaye ntago ari yo kukwica. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Niko Imana imbwiye, irambwiye ngo nkubwire ngo iyo kanseri irayishiririje, iyo kanseri irayishiririje. Irambwiye ngo nkubwire ngo haguruka kuri icyo kirago, ari Imana ikoze mu buzima bwawe. Haleluya. Ku masezerano y'abantu bayubaha, turacyari ku masezerano y'abantu bayikorera. Gukorera Imana rero ntago ari gutera waraza, kuyikorera bifite inyungu nyinshi. Haleluya. Imana dusenga twarayibonye igira neza. Yageze kwa Yayiro irerekana nk'Imana, igera kwa Lazaro amaze iminsi 3 mu gituro, irategeka soka mu gituro. Haleluya. Hari ibyawe byapfuye, hari business zapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya turabohora mu izina rya Yesu. Reka umwami Yesu Kristo azizemo. Murakoze. Imana ibahereze umugisha, kandi Uwiteka barebe neza, kandi Uwiteka agere mu byanyu, ahira imirimo y'amaboko yanyu. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Amina. Amen. Mukozi Imana atwemera ugatanga nimero uzagukenera akaguhamagara. Nimero muzahamagaraho ni 0788 38 81 23.